Nongeye kubasuhuza ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhe umugisha. Ndabakunda kandi ukuri nkunda inama mungira. Uyu munsi wa none rero, ngiye kubagezaho ikimera kiri très dangereux. Ikimera gifite ubumara n'ubukana n'amakaka. Maze iminsi mbagezaho imiti itandukanye, ariko uyu munsi ndabagezaho ikimera gitangaje. Iki kimera rero mubona muri video yanjye, Abanyarwanda ba kera baragikoreshaga, bakagikoresha cyane bishoboka, bakagikoresha cyane mu makimbirane, habaye amakimbirane mu muryango. Kugira ngo bakiranure abantu, baragifataga bakakivuguta, bakongera bakakivugutira mu mbehe. Abatazi imbehe ni igiti babaza mu isahani. Bamara kukivuguta bakazana abantu babiri bakimbiranye bashaka kumenya nyirabayazana. Kahambaho urugero, nk'iyo umuntu bakekaga ko yibye, bamuvugutiraga icyo kimera maze bakagitongera, maze kikaza kubamenyesha uri mu makosa. Iki kimera cyitwa rwiziringa. Iyi rwiziringa, Abanyarwanda ba kera bari abahanga. Menya ngo basengaga izihe mana? Abanyarwanda ba kera rwose ni danje. Iki kimera nanone rero kiracyariho, kandi imbaraga gikoresha ntaho zagiye. Uwiteka ararema kabisa. Uwiteka ararema, azi buri kimwe cyose n'umumaro wacyo, azi akara n'akanondwe. Iki kimera uyu munsi wa none, rega tujye twemera abazungu baturusha iterambere. Abazungu baturushije iterambere. Iyo abonye ikintu nk'iki ngiki, akabona ikimera nk'iki ngiki, kirakora ibitangaza nk'ibyo. Nk'urwo rugero nari mbahaye, iyo abantu babiri baga bakimbiranye bashaka kumenya nyirabayazana, baravugutaga, barangiza bombi bakabaha rwiziringa, bakayitongera bati tubwire nyirabayazana rwiziringa, mukurunge hasi, umukurure hasi, umugaragure. Hanyuma numara kumugaragura utubwire. Noneho rwiziringa yaragendaga ikamujagajaga, yamara kumujagajaga umubiri wose, agatobora, akavuga buri kimwe cyose kandi cyuzuye ukuri. Nuko barangiza batanga imbabazi, rwiziringa ikamurekura. Batatanga imbabazi, rwiziringa ikamwica. Yego. Mu myaka ya za 88, Abanyarwanda ba kera barindishaga imyaka yabo icyo bita cyaduka. Cyaduka rero bakoreshaga iyi rwiziringa. Rwiziringa hari imihango bayikoreragaho, barangiza bakayifata, bakayijyana mu murima, bagacukura, bagataba. Bamara gutaba bakayitongera. Niba ari umurimo w'ibigori, warahahingaga ibigori, bakabyiba, cyangwa se ibirayi bakabyiba, cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose bakakiba. Hamwe n'iyi rwiziringa, ntabwo iyo wabaga wabikoze byakundaga. Oya, waragendaga ugiye guca ikigori. Niba ari umurimo w'ibigori wakoreyeho iyi mihango, wajya guca ikigori, uko wakagihanguje ukagendera ko, ukaguma uko. ukaguma uko nguko.
ibyo babyitaga cyaduka ariko ishingiye kuri Rwiziringa. Rwose ikigori wajyaga kugihanguza wakonyora gusa ukaguma ko udashobora kuvaho, kugeza ubwo nyir'umurima w'ibigori aje yahagera akagukubita inkoni 3 nziza zo mu bitugu, ukitura hasi. Wamara kwitura hasi akagira ibyo avuga, hanyuma ya Rwiziringa ikakuvamo, ukaba umuntu muzima. Waba ushoboye ukirukanka ukamuhunga, cyangwa se waba ushoboye ugasaba imbabazi akaba yakurekura, cyangwa se akakurihisha ibyo washakaga konona. Bwabaga ari uburenganzira bwe. Iyi Rwiziringa rero mubona muri video, amababi yayo ni uwo mumaro. Amababi yayo ni uwo mumaro. Rwose ni ikimera cyumva gifite ubukana buteye ubwoba, gifite imbaraga ziteye ubwoba. Sasa rero hari utubuto natwo mubona muri iyo video. Utwo tubuto ni imbuto za Rwiziringa. Kugeza iyi saha Abanyarwanda nibashaka, cyangwa se n'abandi bakora urutonde rw'ibiyobyabwenge, nabyo n'izi mbuto za Rwiziringa bazazishyiremo. Izi mbuto za Rwiziringa bavuga urumogi, izi mbuto zirarenze. Izi mbuto zifite doze ndende isumbya iy'urumogi. Izi mbuto ntago nzamamaza, ariko izi mbuto ziragatsindwa. Izi mbuto rwose, izi mbuto abanywi ba kera bitabi barazifataga akazitekera mu nkono y'itabi, hejuru agashyiraho uturere duke, yarangiza agatsindagira akarasiraho, ubundi akaresa, agakurura, akongera agakurura. 5 gusa kabaga gahagije. Hanyuma umuntu amafuri ni amadanje. Rwose bamwe bavuga ngo iyo umuntu yanyweye akamogi ngo aba afite amafuri. Ibi byo biba birenze, ntabwo ari furi gusa, ahubwo ni amadanje. Ni amadanje, biba birenze. Umuntu ahaguruka ameze nk'umusazi w'ingufu, ku buryo n'inzu yayikorera ku mutwe. Izi mbuto rwose si ikintu, ndabarahiye. Izi mbuto si ikintu, ndabarahiye. Kutunywa rero utunyweye nk'itabi, turagenda tugahita tubatama mu bwonko, tugakoresha ibidasanzwe. Kunywa ushobora kuguruka ukabigisiga neza. Ni ikiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Ndabinginga rero abadukoresha nimugabanye, kuko iyo bigeze kuri etape ya nyuma rwose usinzira amezi 6. Ibi nkubwiye ni ukuri. Iyo unyweye twinshi ushobora gusinzira amezi 6. Rwiziringa ni uko iteye rero. Ndabakunda cyane. Niba wankunze ukore subscribe, ukore na share.